ntabyo nzi uzaba warabyirutse uri umutindi buvuge ngo barakuroze ubu nkanjye narozwa nande avutse mu rugo rw'abatindi nkura ndi umutindi siniga mbona akazi mbone misiyo mbona iterambere ubwo nzavuga ko ari ndamurozi wandoze ko abarozi bagowe Vava twamukundaga we mbega Vava kugiye tukigukunze koko Vava weke bidukoze we Vava ntabwo wavuye kugenda izi saha we Vava twagukundaga we Vava ukoze amakosa we ugiye tukigukunze yo mana we Imana ikuwiruka ridashira n'ukuri iyo nkuru nca mugongo ngiye kukugezaho umukobwa wamenyekanye ku izina ryitwa Vava dore imbogo dore farashi ubu ngubu tuvugana akaba atakiri guhumeka umwuka w'abazima benshi mwaramukunze benshi mwamwitayeho mwamuhaye agaciro gusa umvira ijambo uzabaho uzavuka uzaremwa ndetse uzanapfa kuko kuvuka kwawe no kubaho kwawe kugira iherezo burya ku munsi wawe wo kuva kuri iyi si y'abazima ntujya urenga yewe n'isaha ntigihinduka gusa uyu mukobwa ngo ni Vava ko amwita kose ngo dore imbogo dore ifarashi ubu akaba atakiturimo ariko aka kantu njye kukubwira kakaba gakunda kuba ku bantu benshi iyo barwaye abantu iyo barwaye nitubasura yewe nitugera naho bari tubyumva mu nkuru ariko ntabwo tuba tuzi ubuzima babayemo yewe gusa nubwo baba barwaye baba bakeneye inshuti zibahumuriza ndetse iyo umuntu atwaye cyangwa ageze kure aba akeneye umuntu umuhumuriza akamubwira ko kuba we bigifite umumaro ariko birababaje kubona umwana nk'uyu nguyu witwa Vava umukobwa mwiza cyane wamenyekanye ku binyamakuru ibihumba n'ibihumbagize kuba atarasuwe n'inshuti ze uko bihagije nk'uko bikwiye iyo umuntu turi kumureba mu maso yacu tubona ari muzima turamukunda ariko ikibazo cyakomeje gutera abana b'abantu buri icyo umuntu tumukunda yuko akiriho yamara kwitaba Imana yewe tukamukunda kurushaho ariko se ko iki tutamukunda ari kwa muganga ameze nabi abura umwuka bamupomba ko iki tutamuba hafi ngo tumwumurize ngo tumube hafi kubera iki ingeso ikomeza gutera abana b'abantu uyu mukobwa ni Vava ntabwo mwigize mumusura kwa muganga aho yarari kandi mwaravuga ko mukunda ariko kumva ye yewe muzamuhuzuye ibihumba n'ibihumbagize bizaba bihari kubera iki ibihumbi bitigeze bimusura kwa muganga gusa ibyo dukora byose ngo urukundo gutwarushize ku ruhande se biterwa n'iki kuba umuntu ashobora kuba yakundwa ari uko yitabye Imana ariko mu gihe arwaye akaba atakundwa ndetse ngo anasugwa cyane yitabweho hari igihe n'umuntu yaba ageze hanyuma ariko yabona abantu ari benshi bamushungereye ndetse bamushagaye kwiheba kwe kugahita guhagarara uku niko abantu benshi bagenda bava mu mwuka w'abazima bitewe n'uko baba babuze abantu babitaho nubwo ibi byose tubihaye ariko mu by'ukuri tubuze umuntu kuko kongera kubona umuntu nka Vava isura ye imyitwarire ye amagambo ye bizagorana ndabizi buri wese ari mu marira ye ari kurira ye nk'uko nanjye ndi kurira ye ndetse nkitangira iki kiganiro mvishije ko narize cyane ikaze wowe uri kumva biri hanze kabiri Imana ikumere umugisha kuko uri kunyumva kuko ngiye kukugezaho iyi nkuru irambo yose imuva umuzingo ko byatangiye kuba bigeze kuri finale tumaze iminsi twumva saga y'uko Vava yararwaye benshi bakomeje gutangaza ibintu bitandukanye ngo yabuze ubwishu bwo kwa muganga n'ibindi bintu byinshi cyane bagiye mumuvugaho gusa byinshi byari ibinyoma ntaho byari bihuriye kuri Vava dukunda tuzahora tukwibuka tuzaguhora inyuma niba aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yanjye bikinga shoni barakoze subscribe nusanga warayikoze ukande kunzogera nusanga utarakanze kunzogera uyikandi ndetse urabukoze cyane kuko uraboneye impunga cyane Vava ajye kuzamuka ndetse ajya kuyimenyekana yasamukiye umusore dukunda Bruce Melody
yewe nawe utarabibonye ndetse yaramuririmbye karahava. Ariko uko agenda azamuka gake gake niko agenda amenyekana hirya no hino ku binyamakuru bitandukanye. Twaramukunze, naramukunze, waramukunze. Gusa Vava nubwo atuvuyemo ariko adusigiye izina rikomeye cyane, kuko niwo mukobwa wazamutse cyane ndetse ntiyasubira hasi ngo azime byari bita kuva mu gakino. Yaragikomeje nubwo yahuye n'uburwayi butandukanye ndetse butunguranye. Benshi bavuga ko ari uburozi yaba yararozwe, ariko nawe urabihamya neza niba ari byo koko. Ariko uburyo ki arwayemo cyane akaremba cyane wanasanga ari byo, kuko nta bihamya yifitiye, nta bihamya gifitiye nawe. Nawe wamenya icyaba kirimbuye uyu mukobwa wacu twakundaga akaba dusize gutya. Vava yaramaze iminsi ahimbye indirimbo ndetse twayikoresheje mu matora, warayumvishije. Ishobora kuba itaramamaye, ariko Vava nawe hari indirimbo yaba yarahimbye ikomeye cyane. Vava avanye intego ndetse yitabye Imana afite intego zikomeye cyane. Benshi mwakomeje kwibaza iherezo ry'uru burwayi bwa Vava, ariko yewe niba koko Imana yari yarabonye ko Vava azabaho ubuzima bubi, nta kundi nabyo twabyakira, ariko tukamusengera akazabona ijuru, kuko yaduhaye ibyishimo, yaduhaye amahirwe, yaduhaye ibitekerezo. Yewe niba hari uwo yaba yarabwiye nabi, Vava amusaba imbabazi ndetse amusabire n'umugisha, kuko uyu mukobwa njye namukundaga cyane. Ushobora kuba wamukundaga buhoro, ariko abandi bamukundaga cyane. Kandi akundaga uburyo yivugira, uburyo yagitinga, ibintu byose yabikoraga biri mu buryo bwe, ndetse n'uburyo yahatanye cyane agaharanira kwigira ndetse akubakira iwabo, ndetse akabavana mu bukene ndetse akabagira mu bukire. Gusa Vava nubwo atuvuyemo tuzahora tumwibuka buri teka ryose. Twagakwiye no gukora igishushanyo mbonera cya Vava. Niwo mukobwa wamamaye ndetse bimugoye cyane. Uruhande rumwe byaramugoye, ariko urundi ruhande byaramworoheye cyane, ndetse yitwaye neza muri sinema nyarwanda, ndetse yaragitinze neza. Ibikorwa by'eremezo bikaba byaramuhesheje icyubahiro. Vava akaba yarigeze ku gaciro kari hejuru cyane. Ni umukobwa utapfa gutumira mu kiganiro, ndetse imbokamboko nta kintu umuhaye. Urumva ko urwego rwe rwari rumaze kugera hejuru cyane. Umukobwa ni Vava, turamenya amakuru y'uko yaba yararozwe. Yewe niba hari n'umuntu waba yaramugiriye nabi, byose tuzagenda tubimenya. Gusa mwirinde gutangaza ibihuha y'uko uwaba yaramugiriye nabi yaba yabonetse, kuko y'uko Vava mu kugenda kwe cyangwa mu guhumeka umwuka wa nyuma ashobora kuba yasize ubutumwa. Kenshi na kenshi iyo umuntu iyo yarozwe cyangwa yarahawe amarozi, finali iyo agiye kuva mu mwuka wa nyuma agira umuntu ahamagara akunda akamubwira uwaba yaramugiriye nabi. Yewe niba uri kunyumva ukaba uzi inkuru ya Vava ndetse akaba yagusigiye n'ubutumwa, uzabitangaze neza, uzabikoresha iryo zina neza, kuko nicyo kintu cya nyuma uyu muntu akunda kuvuga. Iyo ari umuntu wamugiriye nabi abibwira umuntu akunda, kuko nagashobora kubibwira umuntu adakunda cyangwa yizeye. Nkomeza gushimira uwo twabanye muri iyi nkuru ya Vava y'incamugongo, ndetse igiye kuriza abantu benshi cyane imiborogo. Benshi ugiye kwiheba, ndetse tugiye kongera tubura uyu muntu muri uyu mwaka, tubuze umuntu w'ingenzi. Ni ukuri kw'Imana musenge ndetse cyane mwubahe Imana, dusengere n'abasigaye, harimo na Joyeuse ari ugiye gusigara muri iki gisagara ayoboye, dore ko Joyeuse nawe atamerewe neza mu buzima arimo. Yewe yambuwe umugabo, ndetse na YouTube channel yari afite imutunze ikaba yaribwe, ndetse n'abari bamukuye barabaye nka boss. Uyu rero umushigikire kugira ngo impano ya Vava itajya hasi, ikomeze izamuke. Ushobora kuba ufite inkuru yakubabaje kandi wari uzi ukisoramo. Ushobora kuba ufite ikiganiro kikuri mu mutima wawe, jya kugusigira inuma muri screen, uzanyandikire kuri WhatsApp ubundi gusohora iyo nkuru yawe ngeze ku bayishinzwe. Ushobora kuba ari business runaka waba ukora, yewe sinyizi, ariko wanyandikira kuri WhatsApp tukabipanga neza, ndetse nkagufasha, ndetse nkagufasha kuzamura. Dore yuko mfite TikTok irebwa n'ibihumbi 40, kandi nibwo rubuga rwamamaza cyane ibicuruzwa cyangwa se buri kimwe cyose waba ukora. Nibwo rubuga ruhihuta cyane kugera ku bantu bose. Nkaba ngufite n'YouTube channel ahantu hose nkahagushira, ubundi abakiriya bakagusanga iwawe wiyicariye.
mwakoze cyane, Imana ibambire umugisha, umukobwa wacu twakundaga nawe agire urugo rudashira, amen.